eshanu zituma udatunga amafaranga. Ngiye kubwira impamvu eshanu zituma udatunga amafaranga mu mufuka wawe. So nusanga hari impamvu imwe ituma utayatunga, uyikosore. Amazina yanjye nitwa Teacher Jonas. Niba uri mushya hano cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, uri mushyashya ukaba ukunda ibiganiro byigisha, so ndagira ngo wibuke ukande subscribe, like na comment. Nyamuneka ndakwinginze. So impamvu ya mbere ntabwo ujya ukora saving. Saving ni imwe mu buryo bwo kuzigama no kubika amafaranga. Saving ni ukuzigama no kubika amafaranga abantu batabizi. So ibyo rero niba utajya ubikora, ntabwo uzatunga amafaranga, uzajya uhora ukennye. Muri 5 wakoreye byawe ku munsi, wakabaye kuba uryaho 2 ukabika 3. So iyo niyo mpamvu ya mbere ituma utabika amafaranga. Gerageza kubika amafaranga make kuyo wakoreye, kandi wirinde kuyakoresha mu bintu bitateguwe. Impamvu ya kabiri, urya menshi kurenza ayikorera. Iteka ryose niba urya amafaranga menshi cyane kurenza ayikorera, bizagumisha mu gihombo kandi uzaguma umukene. So umwanzuro, icyo ugomba gukora, kurya amafaranga menshi aruta ayo ukorera, ni ukwishyira mu gihombo gikomeye cyane. Gerageza mu mafaranga wakoreye urye amafaranga ahwanye n'ubushobozi bwawe. Ntukajye wipasa muremure, urye menshi ubure nayo uzigama. Uwo niwe mwanzuro dufashe. Niba wakoreye 10,000, nturye 15, ahubwo urye 7,000 uzigame 3. Uwo niwe mwanzuro. So icya gatatu ugomba kuba wakora kugira ngo utazongera. Icya gatatu gituma udatunga amafaranga yawe, uyatunge neza uko byakagenze. Ikintu cya gatatu gituma utagumana amafaranga yawe, uyagumane mu ntoki. Ufite inshuti zitari za nyazo. Buriya inshuti ya nyayo iragushyigikira, igutera inkunga mu byo ukora, kandi ikwereka n'umurongo mwiza mu byo urimo urakora. Inshuti itari ya nyayo ishaka ko amafaranga wakoreye cyangwa se amafaranga ufite muyarya mukayamara nta utiteje imbere. Inshuti itari ya nyayo ntabwo yakugira inama. Rekana n'izo nshuti zitari za nyazo zikuzengurutse, urebe ngo uratunga amafaranga. Shaka inshuti ya nyayo, kandi nugisha inama inshuti idakunda ibyo bintu urimo urakora, ntabwo izakugira inama. Kuko shaka inshuti muhuje imyumvire kugira ngo ikugire inama. So nujye uhitamo inshuti, ujye uhitamo inshuti ikunda ibyo ukunda, mwumva kimwe uko wowe ubyumva. So ikindi kintu cya kane gituma udatunga amafaranga mu mufuka cyangwa se amafaranga yatakurambaho, urasesagura. So gusesagura ubyumve nka unnecessary, kugura ibitari ngombwa. Gusesagura ni uburyo bwo gupfusha ubusa amafaranga. So ugasanga niba ubonye imodoka urayiguze,
niba ubonye moto urayiguze, kandi ibyo byose nta bushobozi ufite bwo kubikoresha. Ni imodoka nipfa izagutwara nk'ibihumbi nka 500, nta bushobozi ufite. Urumva ugiye gukora mu mutungo wawe kugira ukoresha imodoka, ugiye gukora mu mutungo wawe kugira ukoreshe moto. So buri kintu wateganyije kitari unnecessary, gupfusha ubusa ntabwo aba ari byiza. Buri kintu wateguye mu mutwe wawe kugira ngo kigufashe kubika amafaranga yawe neza. Kandi jya wirinda ikigare, inshuti mbi, kuko buri inshuti mbi nazo zirakoshya mu bintu bitari byiza, abantu badasobanutse mu mutwe. So ikindi kintu ugomba kuba wakora cya gatanu ari nacyo cya nyuma, ikindi kintu ugomba kuba wakora cya gatanu ari nacyo cya nyuma, so cya gatanu nacyo cya nyuma, ikindi kintu cya gatanu kimara amafaranga yawe mu buryo butari bwiza, kandi iyo ngeso twese turayigira. Kurya amafaranga tuvuga ngo tuzakorera andi, reka nyarye ejo nzabona andi, reka ndeke kwizigama ejo nzabona andi, nzizigama ku y'ejo. Abantu bakodesha nabo babikunda, barayarya bakavuga ati ejo Imana izaba yatwibutse, ejo Imana izaba itumereye neza, ejo tuzongera tubona akandi kazi. Kurya uteganye ko ejo uzabona akazi, uhora mu bukene. Ntabwo ujya wizigamira, n'undi ayo ubonye ejo nayo urongera ukayarya uvuga ngo ejo nzongera mbona andi. Ntabwo, reka ubundi bivuge ngo n'ubonye amafaranga nk'umuntu w'umuhanga, nk'umuntu w'umuprofesiyoneri, ikintu ugomba gukora, ugomba kuryaho make ayandi ukayazigama, ku buryo niyo ejo ubonye akazi uzigaruka ukongera muri ya yandi wazigamye, akagenda atumbagira gake gake, azamuka gake gake. Ubundi ugashaka ikintu kiri business normal ukora, ugashaka ikintu kiri business ukora muri ayo mafaranga wazigamye. Niyo uyazigamye ukongera ukayarya, ntacyo uri kuzigama. Ibyo zigama ufite intego, uvuga ngo nzigamiye kugura imodoka, nzigamiye kugura moto, nzigamiye kugura indege, nzigamiye kugura iki kintu, nicyo ngiye kuzigamira. Nzigamiye gukora business, nzigamiye abana, nzigamiye amashuri. Nubikora neza ndabizi nta kabuza uzagira iterambere mu buzima bwawe. Njye twabanaga nitwa Teacher Jonas. Niba ukunda ibiganiro cyangwa se ukunda kumva no gusobanukirwa, ndagira ngo ukande like, ukande subscribe, sharing iki kiganiro, wandike muri comment ijambo niyo ryaba ari rimwe, niyo ryaba ridutuka, aho tutabikosoye neza ubutaha tuzakosore. N'ikindi kintu twakwigisha, wowe ikintu wumva ufitiye amafembo ushaka kumenya mu bucuruzi, muri business, mu iterambere, nagufasha. Thank you. Kandi muzajye mugaruka kureba n'ibiganiro tujya dukora umunsi ku wundi. Imana ikomeza kubarinda. Ciao ciao.